ndi umuyobozi w'ikinyamakuru kandi ndi umucuruzi gukorana na The Ben ufite abanyamakuru bangana namwe bari mu isoko ry'abantu ndatekereza ko mwese ibinyamakuru byanyu izina ry'ikinyamakuru ni 2025 wa mbere iminsi 3 nyuma y'ubunani turi tariki 3 Mutarama 2025 ngo ayikaze we tugiye kubana iminsi 362 isigaye gendiraho nayo ikiganiro ni lennytoday showbiz tonight wahisemo neza kwibera no kuri lennytoday today's another day. Byose birashoboka kimwe yuko byakwanga ubu mutesi Scovia mwamenye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye harimo na YouTube channel ye yitwa Mu Rwagasabo. Uyu mwaho ugomba kumusiga afite televiziyo ye bwite buri mwe wese yicara muri saro agakurikirana Cyane ye kuri screen. Biragora mu gutangira ariko birashoboka naye wabishobora. Gusa hari ukuntu twitegereza abantu bagezeyo tukifuza kubera nkabo. Ni byiza ndetse cyane ariko tureke kumva ko twatangirira aho bageze kuko nabo hari aho babanje. Imibare igaragaza ko Mbonyi ari we muhanzi mu Rwanda warebwe inshuro nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Turaza no gukomoza ku gitaramo cyanditse amateka cya The Ben Tiger. Wekora subscribe y'ini lennytoday. Lennytoday updates news. Umwaka wa 2024 urangiye umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Mbonyi ari we muhanzi mu Rwanda warebwe inshuro nyinshi mu mwaka w'igitangaza. Buri muhanzi akora ibihangano agamije gucuruza akaba ari byo bimuhesha amafaranga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'abamamaza bakabasha kumutera imboni bagakorana. Mu mwaka wa 2024 rero Mbonyi wegukanye igihembo cya Ima mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni nawe muhanzi mu Rwanda ufite imibare myiza mu kurebwa cyane ku mbuga zicuruza imiziki. Ku rubuga rwa Spotify rudakunze gukoreshwa cyane mu Rwanda, uyu muhanzi afite streams miliyoni 6.9 aho yumviswe n'abantu barenga 743. Aba bantu bose rero nabaturuka mu bihugu 181 byose ku isi. Indirimbo yumviswe cyane ku rubuga rwa Spotify ni Nasiri. Yo bwayo yihariye inshuro zirenga miliyoni 2 mu gihe yumviswe n'abantu barenga 579 batandukanye. Ku rubuga rwa YouTube rukoreshwa cyane mu Rwanda no muri Afrika muri rusange, uyu muhanzi afite imibare myiza aho umwaka warangiye umwaka umwe gusa yaba arusha imibare myiza abahanzi benshi nka The Ben, Bruce Melody, Chris Easy, Juno Kizigenza, Butera Knowless ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu muhanzi yarebwe inshuro miliyoni 164 n'ibihumbi 700 ku rubuga rwa YouTube aho indirimbo ni Nasiri yo ubwayo yarebwe n'abarenga miliyoni 46. Ibihugu bya mbere byarebye ibihangano bya Mbonyi kurusha ibindi biyobowe na Kenya bigakurikirwa n'u Rwanda mu gihe Tanzania iza ku mwanya wa gatatu. Uyu muhanzi yagize umwaka udasanzwe mu muziki aho yakoze ibitaramo mu bihugu byose bigize Afrika y'Iburasirazuba by'umwihariko mu gihugu cya Kenya aho yataramiye ubugira kabiri mu bihe bitandukanye. Imibare igaragaza Mbonyi ko yarebwe cyane ku rubuga rwa Spotify. Yego nuko rero bimeze murumva ko asoje umwaka wa 2024 ameze neza. Yeye amateka yandikiwe i Kigali muri BK Arena.
umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye mu muziki nka The Ben ubwo yamurikaga album ye ya gatatu mu gitaramo yakoreye muri BK Arena. Ni igitaramo cyanditse amateka, ni igitaramo cyatangaje abantu. Igitaramo cyabaye ku tariki ya mbere Mutarama 2025. Igitaramo cyatangije abantu umwaka murabyumva neza, cyitabiriwe n'ibihumbi by'abantu ndetse n'amatike y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 yashize ku rugikubita. Ni igitaramo kisangije kuba aricyo uyu muhanzi yamurikiyemo album ye ya gatatu i Kigali, kikagenda neza nyuma y'icyo yakoze mu myaka 15 ishize ubwo yamurikaga album ye ya mbere yise Amahirwe ya mbere. Ni kigende neza kubera umuvundo. Wajya kunenga iki gitaramo The Ben yakoze yaba ameze nka wawundi wabuze icyanenga kunka akavuga ko ifite igicebe kinini. Kuko yaba mu myiteguro y'umuhanzi ukabahanzi bakurikiranye ku rubyiniro, uko itangazamakuru ryahawe rugari n'ibindi byose bijyanye na protokole, biragoye kuba wabona icyo ujora. Igihe dukesha iyi nkuru cyakusanyije bimwe mu bihe by'ingenzi by'iki gitaramo bitazibagirana mu muziki nyarwanda ubwo The Ben yamurikaga album ye yitwa Plenty Love. Mu bihe bitandukanye The Ben na Bruce Melody bagiye bavugwaho kutumvikana ndetse havuzwe ko batajya imbizi. Ibi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga no muri 2023 biza kugaragazwa ko mu gitaramo The Ben yakoreye i Burundi bikavugwa ko hari abantu bashigikiye Bruce Melody bagiye kukica. Bruce Melody aheruka kuvuga ko n'abantu yagiye atuma ngo babangamire The Ben, avuga ko n'abagiye babikora gitandukanyije nabo. Uyu muhanzi yanavuze ko yatangiye umwaka mushyashya n'ingamba nshyashya ku buryo umwaka wa 2025 agomba kuwutangira nta muntu bafitanye ikibazo. Akaba yanaje gucimaka agaragara mu gitaramo cya The Ben. Uwo ni Bruce Melody, dore nguwo. Mu gitaramo cya The Ben hari hatumiwemo abahanzi batandukanye ndetse na Tough Gangs bari muri abo. Aba basore batunguranye gusa baza ku rubyiniro ari batatu gusa. Kuri rubyiniro haje Fireman, Pifra, Green P baririmbana indirimbo yitwa Kwicuma yamamaye cyane mu myaka yo hambere. Ubwo baririmbaga iyi ndirimbo herekanwe ifoto ya Jay Paul witabye Imana mu mwaka wa 2021. Gusa Bulldog utaragaragaye muri iki gitaramo na bagenzi be yatumye bamwe bazaho. Bulldog yakunze kumvikana mu itangazamakuru agaragaza ko atishimiye uburyo indirimbo yakoranye na The Ben mu myaka 3 ishize itigeze isohoka, ndetse bamwe bakeka ko ibyo ari byo byatumye ataza mu gitaramo. Uyu muhanzi ntabwo aravuga icyatumye atitabira iki gitaramo cya The Ben, nubwo bitabujije benshi gukomeza kubyibazaho. The Ben ubwo yateguzaga iki gitaramo cye yise New Year Groove Concert yamurikiyemo album ye nshyashya, yagiye yumvikana avuga ko abahanzi bakoranye nawe barimo abo hanze y'u Rwanda bazitabira iki gitaramo. Gusa ku munota wa nyuma haje kwitabira Otile Brown wa muri Kenya. Abandi yari yateguje harimo umunyatanzania Diamond Platnumz ndetse n'umugandekazi Rema na Makura ntabwo bahakandagiye. Diamond bivugwa ko hari ibyo yari yasabye The Ben uyu muhanzi akananirwa kubyuzuza, bikaba ari byo byatumye atitabira iki gitaramo cya mugenzi we. Mu gitaramo cye The Ben yahaye urubyiniro abahanzi bashyashya
barimo Yamano, itsinda rya G Shemi n'abandi benshi. Mu gutanga rugari ku bahanzi bakizamuka byakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki, aho bamwe wabasangaga bahamya ko ari bwo buryo bwiza bwo kufasha kwiyubakamo icyizere. Bwari uburyo bwiza bwo kubafasha kwiyubakamo icyizere. The Ben ubwo yateguzaga igitaramo cye yavuze ko abantu bazabonamo ibyo batigeze babona. Birimo guhuza gakondo n'umuziki ugezweho. Uyu muhanzi yabikoze ku rubyiniro rero ubwo yaririmbaga indirimbo ye yise Naremeye. Iyi ndirimbo ubwo yaririmbaga yafashijwe n'itorero Inyamibwa rimenyerewe mu guhamiriza no mu zindi mbyino gakondo. The Ben yatunguye benshi kandi nawe afatanya n'ababyinnyi b'iri torero, nawe arahamiriza karahava. Prophet Joshua yatanze asaga miliyoni 4 y'amafaranga y'u Rwanda. The Ben ubwo yaririmbaga Naremeye, abandi babyinnyi bagiye ku rubyiniro, haje abasore batatu barimo umwe wari ufite agakapu k'umukara. Abandi babiri bahise barambura igitambaro cy'icyatsi, hahita haza Prophet Joshua wahise utangira gukura inote muri ka gakapu ayashira kuri icyo gitambaro. The Ben yashimiye Prophet Joshua avuga ko aya mafaranga arasubizwa abantu runaka abafashe. David Bayingana uzwi mu itangazamakuru ry'imikino n'imyidagaduro yahise aza arayatwara ajyana n'umusore wari uyafite, Prophet Joshua waherukaga gukora iki gikorwa nk'iki mu bukwe bwa The Ben bwabaye mu mpera za 2023. Nuko nguko byagenze rero. Nyuma yo kuririmba Ndaje, The Ben yabwiye abitabiriye igitaramo ko yayanditse ari hamwe na Zizu Arupacino nyuma yo kurokoka impanuka y'imodoka. Yibukije abantu bari aho ko Yesu ari umwami n'umukiza, aca amarenga ko indirimbo zo gushima no guhimbaza Imana ziziyongera mu minsi iri imbere. Abazi The Ben bamuzi nk'umuntu ukunze kwishima, udakunze kwishira, ndetse akenshi iyo akoze ku mutima abantu akozwe ku mutima akaba yasukana amarira mu buryo butunguranye. Uyu mugabo rero byagiye bimubaho mu bihe bitandukanye, nko mu 2017 ubwo yazaga mu Rwanda nyuma y'imyaka 7 aba muri Amerika mu mwaka ushize, ubwo yakoreraga igitaramo mu Burundi ndetse no mu bindi bihe bigiye bitandukanye. Yagiye akorwa ku mutima, yagiye agaragaza amarangamutima. The Ben rero kuri inshuro nabwo yaraturitse ararira ubwo yashimiraga ababyeyi be n'abandi bantu batandukanye bamushyigikiye mu muziki we. Yongeraho ati muradufasha mukatugira abantu, mwarakoze cyane. Yahise aririmba indirimbo yitwa Inshuti Nyanshuti. Nuko igitaramo cya The Ben rero cyitabiriwe n'abantu batandukanye barimo abanyapolitike mu bitabiriye, harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah. Uretse abanyapolitike kandi hari n'abantu bazwi cyane muri Afurika bitabiriye iki gitaramo. Muri abo rero harimo umunya-Nigeria Adasengun Adeosun Junior wamamaye nka Semadi, urimo batangije iserukiramuco rya Afro Nation riri mu akomeye ku isi. Amaze iminsi ari mu Rwanda, ndetse basa n'ingenzi Tumayene
cyangwa Tuma Basa ukuriye icya Black Music Culture and Culture muri YouTube n'abandi batandukanye. Iki gitaramo The Ben yakiririmbanye n'abahanzi batandukanye bagiye baririmbana nawe indirimbo zitandukanye. Mu bo The Ben yakiriye ku rubyiniro harimo umuraperi K8 Kavuyo, baririmbanye Ndi nk'inkuba ndetse Nduwi Kigali na Nduwi Kigali. Ubwo yari ku rubyiniro rero uyu muraperi yibagiwe amwe mu magambo agize interuro yanditse mu myaka irenga 15 ishize. Ibi byabaye kuri K8, byavuze K8 Kavuyo, gusa byabaye no kuri Green P na Fireman ubwo yaririmbaga kwicuma na bagenzi be. Ndireho nari ikiganiro ni lennytoday showbiz tonight. Mbonereho nshimire abantu mwese twabanye mu mwaka wa 2024. 2024 nungutsemo inshuti nyinshi kuri YouTube, aba subscribers barenga 600. Mwarakoze cyane. Noneho abatera nkunga ba lennytoday ntago ndabavuga mu izina, ariko ndabashimiye cyane. Murumva neza ko ibintu bimeze neza. Abantu mwabigizemo uruhare, abamfashije kugura ibikoresho, abangiriye inama, mwese ndabashimiye. Ni lennytoday updates news. Today is another day. Umwaka mushya muhire, mukomeze muryoherwe n'iminsi 362 isigaye kugira twinjire dutangire undi mwaka mushya cya 2026. Today is another day. lennytoday updates news.